It's bad. Hello, ladies and gentlemen, wherever you do, of course, yes, it's your boy forever mtoto kutoka Jerusalem, King of Sheba, Jesus will Rwanda kama kawaida, qui vous êtes ensemble au micro. Soyez le bienvenu. Tiaze kabisa papa. Guys, reka nangire mbaye ikaze aho muherereye hose, waba uri iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo ndetse no mu mujyi wa Kigali, nakwibagiwe kandi nawe uherereye muri diaspora. Aba diaspora nkunda kubasubiza ngira nti shout out my niggas, kubera ko muri abantu badanje cyane, cyo kimwe namwe muri imbere mu gihugu, kuko ibiganiro byacu nimwe tubishyiriraho kandi tukaba twizeye ko bibagirira akamaro. Mushishikariza kandi ko mushobora kunyarukira kuri channel ni Forever Rwanda, mugakora subscribe, likes and shares kugira ngo dukomeze tuhabane kandi amakuru yacu akomeze abagerere ku gihe. Aho nkwibutsa ko ushobora gufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru yacu hakiri kare, hanyuma ugahita uyasangiza n'abandi, kubera ko ni amakuru y'imvaho aba afite gihamya, akaba afite ibimenyetso. Ngira ngo njye muri kumwe murabizi ko ndi Forever Jesus. Akazi kanjye nta kandi guys, ni ukubaha amakuru ku gihe, nkabereka iby'amaso yanyu atigeze abona kandi nkanabumvisha iby'amatwi yanyu atigeze yumva. Kuri uyu munsi nkunda kuvuga ngo ni show kabisa, ariko kuri uyu munsi sinabyita ko ari show, kubera ko umusitari mugenzi wanyu cyangwa se mugenzi wacu nta wundi ni Uwihoreye Jean Paul, akaba ari kuvugwaho inkuru itari nziza cyane. Basaba kugira ngo mukomeze mukurikirane Forever Rwanda, kubera ko ayo makuru ngiye kuyava imuzi n'umuzingo, nkomeze kuyabagezaho aho mwamuherereye hose. Ngira ngo murabizi cyane, mu minsi yashize nibwo hacicikanye inkuru yavugwaga ku mugabo witwa Ndimbati cyangwa se Uwihoreye Jean Paul. Akaba yari inkuru itari nziza cyane, ubwo umukobwa yagaragaye ku kinyamakuru cya Isimbi TV akavuga ko Ndimbati yaba yaramuteye inda ndetse akaba yaranibarutse impanga. Ngira ngo murabizi cyane nk'uko bimaze iminsi bicicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, uwo witwa Ndimbati yarimo kuvugwaho inkuru y'uko yaba yarateye uwo mukobwa inda, akaba yaramuteye inda afite imyaka 17, bikaba byarabaye mu mwaka wa 2019. ubu ngubu hakaba hashize imyaka 3, uyu mukobwa akaba afite imyaka 20. Ngira ngo nk'uko yajyanye ikiganiro na Isimbi TV, uwo mukobwa yarimo avuga ko ibyo bintu byose byabaye, Ndimbati akamufasha, ariko nyuma akaza gusa nk'aho amutereranye, nawe agahita afata umwanzuro wo kuba yabishyira hanze. Ngira ngo Ndimbati bamumajije icyo abivugaho, ibyo bintu bimuvugaho se byaba ari byo cyangwa se kwaba ari ukumubeshyera. Ndimbati avuga ko bagiranye relationship, ariko akaba ashidikanya ko abo bana bashobora kuba atari nabe, gusa avuga ko yamufashije nk'uko yafasha n'undi wese, kuko burya ngo agira umutima ufasha. Mu gihe Ndimbati rero yaragishidikanya kuri ibyo bintu, avuga ko abo bana ashobora kuba atari nabe, ko hashobora no gukoreshwa ubundi buryo buzwi nko gupima DNA cyangwa se ADN. Ndimbati nibwo kuri uyu wa 10 w'uyu munsi, kuri tariki 10 z'uyu munsi z'uku kwezi kwa gatatu, nibwo Ndimbati nibwo umuvugizi wa RIB akaba ari Dr Murangira Thierry yatangaje inkuru y'uko Uwihoreye Jean Paul, uzwi nka Ndimbati muri filimi y'uruhererekane Papa Sava ndetse akaba akina no muri Stimade, yatawe muri yombi akekwaho kuba yarasambanyije umwana utari wujuje imyaka. Iyo ngiyo akaba ari inkuru dukesha Igihe. Ngira ngo babisobanura neza bavuga ukuntu Ndimbati yatawe muri yombi akekwaho icyo cyaha cyo kuba yarasambanyije umwana ukiri muto. Ngira ngo icyo buri wese yakwibaza, ese Ndimbati ararengana cyangwa Ndimbati imuvugwaho byaba ari ukuri? Reka twese ntabwo turabimenya neza, kubera ko baracyakora iperereza, inzego z'ubushinjacyaha nicyo zishinzwe. Reka dutegereze turebe koko ese niba Ndimbati azagirirwa umwere cyangwa se akaba yahamwa n'icyaha, akaba yakatirwa cyangwa se agahabwa
igihano kimukwiriye, ariko twese tumwifuriza amahirwe masa. Ndimbati Imana imube hafi kabisa rwose. Birabe by'iyo niyo maraso, kuko biramutse bimuhamye byaba ari ikintu gikomeye cyane. Sinema yabuze umuntu ukomeye cyane nka Ndimbati. Mukomeze mufatire iry'iburyo, kandi n'uriya mwana w'umukobwa nawe tumwihanganishe cyane, kubera ko ziriya mpanga kuzirera ntabwo biba byoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane. Bashishikariza no kuba mwakomeza no kumufasha, kubera ko ari mu buzima butoroshye cyane, kandi yifuza kuba yamererwa neza. Guys, reka mbashimire cyane aho muherereye hose. Njye nari Forever Jesus kama kawaida. Duhora turi kumwe cyane mu makuru abagezweho cyane. Ndabakunda cyane namwe, kandi sinshidikanya ko mudukunda, kubera ko mugenda mubitwereka. Mukomeze mutwereke urukundo, mukora subscribe, like and shares, kugira ngo dukomeze tuhabane no mu biganiro bikurikira. Guys, nzakomeza kubakurikiranira iby'iyi nkuru, njye mbibagezaho umunsi ku munsi, isaha ku yindi, umunota ku wundi, ndetse n'isegonda ku rindi, kugira ngo dukomeze tube updated, cyangwa se tube dufite amakuru yimbitse kandi atari ibinyoma kuri iyi nkuru y'uyu munyarwenya witwa Ndimbati. Murakoze cyane, amahoro y'Imana abane namwe.